kimwe mu bintu bikomeye muri ubuzima bwo kubana n'Imana ni ukurinda igicaniro. Hari umuntu uri kunyumva? Kubera iki mvuga aya magambo? Nimba waracanye umuriro, ntabwo igikomeye ari ukugira inkwi nziza no kuba wacanye neza. Oya, habaho no gukomeza ucunga ko umuriro utari buzima. Nukuvuga ngo ushobora kuba ufite inkwi nziza, nta n'imvura ihari ngo ikuzimirize umuriro, ariko warangara wa muriro wawe ukazima. Iyo rero Kristo yaguye abantu, habaho abacana, ariko hakaza kubaho n'abari buze kwenyegeza. Amuntu wanyu, niyo mpamvu buri muntu wese ubona iruhande rwawe, nubwo waba utajya ubona ikintu ashobora kuba akora, hari umuntu ubona ahantu ukibaza ngo ari buze uyu muntu akora icyaha, kuko wowe ureba ukabona habaramye bahagarariye, ntaregera ntahariya habamo microphone, ariko uyu muntu akora iki muri iriya tsinda? Ntabwo wakimenya. Uwamuhamagaye amufitiye umurimo ukomeye, yabonye yashobora, kuko hari amagana menshi akiri hanze hariya ataragize ayo mahirwe. Nujya ubona umuntu aguhagaze iruhande ukabona ni mwene so, nkuko iyo wavukanye n'umuvandimwe waba umukurikira cyangwa gukurikira, ntabwo wigera ubaza umubyeyi ngo kuki wankurikije uyu muntu, uhita ubimenya ko agomba kuba hari nyine. Can you listen to that? Ni nako mwene so mwicaranye, waba usobanukirwa icyo ari gukora, waba utaragisobanukirwa, so wo mu ijuru afite impamvu ikomeye yamuzanye.